umujene bita disikirema yakotse gasi aravuga ngo muri ngo jewe ngo ntabwo nahangana n'ingurube ngo ingurube ngiyo muhanganye ngo imaze kwivuruguta mu byondo ngo igusiga ibyondo ngo kubera ko ingurube ngo kwivuruguta mu ngo kwivuruguta mu byondo ngo nutuntu ngo yumva nta kintu gitwaye ngo rero ngo kugira amahangane n'ingurube nsiga ibyondo ngo kandi iyo ntigira ikintu ihomba ngo ingurube ngo nta kintu ihomba Hola, Caro! Guys, you see? No, siamo tugapo, abamo tugapo. Nabana tubwira guhera mu cyongereza turahebera. Mu cyongereza. Man, ni God speaking man. Hola, Caro! Haruko ni hene ihebeba. Nigendere kuri ritimi. Ikajino. Nikadishe yishira. Hola, Caro! Hari ikinyoni kiza kiza ibigori bigiye kwera. Cyitwa sarukondo, ni sarukondo. Cyakivuga ngo Saruko. Sinzi namukiye. Ntabwo uzi kwishongoza ikibazo. Nakizi mu gitondo mani. Kiravuye ninyo. Wow. Jesus. Hola, Caro! Nisimisu mubizaje cyangwa n'ibiceri. Urasagira kuva mu mwago umuntu uzi. Urabomora. Ibaze we niga nkanje bro. Chanze umwana. Niga nkanje bro. Ibaze nk'akaboy yangiye inyuma. Urugurugabo. Wazagera ugahana urufonse. Rufonse ariko n'umwana mwiza nuko twanyuze tutamusuhuza. Kambasuhuze arya mujene yitwa umwe bashinjaga ibintu ngo jiwe na General Benda whatever. Ntabyo tuzi. Mani umujene babango niwe wasenye ngo couple ya General Benda yitwa nde urababyinaga muri stade man ariko kubyina utuntu tw'inyuma nk'utw'abakobwa Semuhungu. Semuhungu. Ako n'umwana mwiza. Oje Semuhungu ndamufana. Nukuri pe. Umubwire. Semuhungu akazuba tonera hamwe na tinga. Respect yiki. Yoko utanga umuso wagiye. Hola, Caro! Nzibera kamisi. Kamisi Kavuna. Misi Soko. Prince turagusumuje urumwana mwiza tuzamurira isukari uzubwishimo. Hola, Caro! Ahubwo aje yataka abantu bafite umutwe ukomeye nkawo. Ingope. Reba ejo bundi zibona kuri ka nta kabuno nta mutwe ungana kuri umwicayeho. Kidi bamwicaye w'izina ry'Imana arabura. Reba cya gikweta cyambara gitukura. Iyo cyambara ubona ari gikweta gusa. Iki ni kintu afite ni direde. Ari igikweta na direde biri. Mureka mabwira. Kasuku umuvuga nakanye n'umushitari. Shamani manuriyo ko kwambara bugenda ko umutwe wawe nk'agasoza. Noneho byakurikira kuri nyakubahwa. Kasuku. No, umva kantu cyako cyako. Mirango yene imbwa ngo ni fina tunga. Ngo fina tunga. Uriya we. Uvuze n'ibintu bya fina tunga. Irangigira Fina tunga ntituziranye. Nidushaka no kukwinjirira mu buzima. Ariko ugomba guhereza u Rwanda icyubahiro kirukwiye. Ubuyobozi wacu kamu icyubahiro kirukwiye. Kuko kwifata ukajya kuvuga ibigambo hari barabara. Ngewe iyo nitegereje Fina tunga. Mbona hari ikindi kintu kimukoreramo. Afite ihungabana. Rero nubwo ari ihungabana. Ibaze kuba utatinza. Gira n'igipurese y'ibintu bibi uba
bikakurwaniramo mo imbere warabuze ukuntu bishyira hanze warangiza ukaza umugani wa Kasuku hari abantu batajya kwamamaza umusi wagenda umuganwa afite amagambo atari meza sha urewe ni mu kandi aranakuze pe afite n'undi mu Uwabagano! ikiro cy'isukari tukinyweye mu minota 15 njye ntabwo munyweye bande bamaze amacupa 5 y'igikoma bivuze ko turi gushyiramo n'isukari ntabwo umuntu uzanyura hafi yo mu rugo agasanga agatera kanditse azamenye ko ari akanje Kavuna ahantu nemere kanyara mu bibiri nari ndi kwikinira witonde dushyire ibyawe hanze aje kudusura kata cameraman biba ngombwa ko kuzimya murwara abashyitsi benshi noneho hari abashyitsi benshi Kavuna aramuzi Kavuna uracyo dusangara tukaryama Kavuna byagenze gute yamaze kunyara agenda akazana itasi igikombe cy'amazi yari ari gukoroka kati Uwabagano! nje ndi gusakira baba bafite iyerekwa hari abantu bafite iyerekwa kuri muhozi ndahari I'm ready nawe uri single bajya baza bakabyandika muri commenting ariko ndabibona muhoza arahari ndi marene dore marene twiteguye rwose ariko mu minsi iri imbere ngewe hari abantu babashuke ikiraro munyura kuri nge n'uyu nguyu ninjye yanyuzeho yanyitwayeho nabi guys umuntu ushaka muhoza Kavuna mwumvira niba muhoza ari muzima ameze neza yego nge ndamuzi woje original ariko ntabwo tuvuze ibintu by'ukuri bivuze ngo Kavuna mu musita arasabonye umuntu ushaka mu habaye indwara anyara kuri Kavuna ndamuzi by'indani ndamuzi nyine ushaka gutambutsa iryo yerekwa yaca kuri kuri Kavuna manager Kavuna arabyiyemereye ndamuzi ni umwana mwiza ndamuzi by'indani ndamuzi mu indani nitonde ntake nitonde ndamuzi mu indani n'indani uhaze umutima umwoyo moyo Uwabagano! njyewe ngiye gusuka nitsuka bikagira nkasoza kugasuka hatagize n'agatonya na kamwe kamenya urahebeba murahebeba buri wese arahebeba niyo mutarahebeba bambwira mbyibore cyangwa uve mu nawe nutagisuka nawe arahebeba ndahebeba rimwe ndahebeba inshuro uramoka utyo bagiye Jesus mani uri kuvuga none waza kuvuga nitwe okay kaduceceke biremeretse nyine muvuga ibindi bitajyanye n'icyaha biremeretse nko muri gutera sitori z'ukuntu cheers buriya rero buriya hari umuntu oya mwe muvugisha ni mumureke hari umuntu wavuze ngo umuntu ufite umwanya yotsa iteke afite no gupfusha ubusa ni wowe beba bwa wagira ngo nahebebye hakiri kare ufite igitekerezo kano kaboro k'akarahuri kagiye guturika uzi ko wagira ngo ni za boro murebe ukuntu bisa igihe wakoreshaga iyawe Susu. bari bagupimiye susu muri kano mu kagore kajya kumera nk'akarabo bantu muzi aka kantu mubishyiremo uzi mu misozi it's okay muhebebe bro muhebebe iki kugira ngo kamene kese kuzuze mani mwareka mujye mureka ubutumwa mwese niba umuntu akubwira byuzuye ni pasta ndi ukunda kuvanga inkuru manasi ni pasta manasi wamburiye mani mwese bino bintu biremewe mani boze hasi kuko no mu ntambara batanga amasaha y'agahenge barwanisha ibitiritiri yewe we ushobora kongera kunyita umuwaza rero ngahita nkikumena
God have mercy upon us. wewe n'umujama yateruye abishiga sibyo yateruye abishiga atabaye amafaranga urusamba imirimo ubu ni ukugira ngo bakunde abana uyu mujama afite inturi mu ufite inturi yuzuye mu mufuka ayubusa se yiki hebe guys you see no siramutugabu abamutugabu nabanza tubwira mu cyongereza turahebeba mu cyongereza man ni God speaking man okay hebe bayini cyo nawe kumvira abo hebe bahaze mwana twatuntu twishyira mu nagibyo byari vira hebe ubwo iyo ni ihene y'imeshi igiye kugira gute kubangurira God have mercy no uraganiye guhera man ni mudahe basusi ngo njye biri bro ayo magapu yari yavuze ngo wakire ngeze ko nari kubikora uretse mubwire gapu ni nka gute ugiye kuririmba indirimbo ugahuguza hari ukuntu ihene ihebeba nigendere kuri ritimi ikagenda nikagishe ikira agiye guhebeba mu butinde mu masaku asiremo amasaha azamo n'igicumbi ikinyarwanda cyuzuye nanakubwiye ihene y'inshinwa none wongere n'umubiri nani God have cyangwa mu kirahuri cy'amazi igitabo cyuzuze my friend usinayirekere no reka tumuhe no oya nawe waba uri kwica umuntu gutya waba uri kwica sorry icyo ni ikiyapani cyamabwira ihene ni incungu made in China urayumva ariko ibyo ari byo byose ni ihene no naga ihene wari ihene baguze ihene yishwe n'ubukonje ako ni agahene gato ishyiramo twatu yariyo yo mu gasozi inyagasozi nyamara ibi bintu birakomeye abisi inyagasozi oh my god hebeba neza ariko byabaye inyagasozi yinjinwa kandi muravuga ko ndi niyo mukina ushaka ihene itonde we wari wahebeba wowe igitabo yo yakirana igihene kiri kwimya igihene kiri ku mapuri God have mercy upon us. igihene kiri ku mapuri nicyo kiri ku imisi wajeje ntabwo no shyiramo ka kantu yashyizemo oya ongera umuhirere ongera jaji ngo bebe natsinze mani hari igihe ushaka kwikora ibintu nk'ibyo ngibyo ukagutegeka kumuka nk'imbwa y'igasozi iyo mu rugo iyo mu bakire niyo mu bakene iyo mu bakire niyo mu bakene kandi ukabimuka byose reka tumuhe challenge suzanye guhebeba twahebeba nawe ugiye kuvuga n'inyombya n'inyombya njyewe ndi kubahereresha kwa jacques inyoni wiga God have mercy upon us. vuga bagasha okay oya buretse hari ikinyoni kiza kiza iyo ibigori bigiye kwera cyitwa sarukoro kijya kivuga ngo saruko sinzi niba mukiye ngaho kigane twumva ntabwo nzi gushyongoza ikibazo ntabwo ukizi mu gitondo mani iyo ni yo niyo Wow.
uko warayobye dore yuko yiga amategeko muri roho harimo no kwiga amategeko ubu ngubu ariko uri kumva ko aramutse ari kumuranira nk'inyoni yarenganye ko biriya yabikora agahita amenyekanisha azajya aburanira ibinyabuzima byarenganye birashoboka yese nkora muri remo mani kwinjira mu buzima bw'umuntu aramumerekeje ntaba ari twe tugukomeretsa ntaba ari twe ko kwinjirira mu buzima twinjiye mu mategeko ntabwo twari tuzi ko harimo ubuzima bwawe ntabwo twabitindaho uramuko ntabwo ari icyate misi icote urana warakora korangeze nzibera akamisi kavuna misi soko prince turagusuhuje uri umwana mwiza utuzamurira isukari uduha ibyishimo uracaneza we alo afande roja imiti ya kane baraturashindagazwa ese bura roketi ngiye nari nzi rokete intuza umuti batera inyanya n'ibirayi uravuga ngo comekamo cya rokete ngira ngo ni umuti nyine wibaza kuntu roketi bayicomekamo nayo barayijyana ntabwo nari mbizi njye nari nzi roketi umukinnyi w'umupira hari ukuntu atera nk'icy'inyuma agahita akubita umupira mo hejuru nibyo nari nzi ko ari roketi ni cyari ufite umupira hejuru si ubwo gusa ni garinci niba ari garinci iyo ni garinci rero niba babyita raketi n'uruntu bacomekamo rw'urusasu bakarucomekamo ubu no mpamvu ukuntu ari ishyano ngo ni uruntu rumeze nka kokombure ngo bacomekamo ngo abasirikare b'abakobwa bo bacomekamo umusirikare w'umukobwa bavuze kandi yari amaze kuvuga ngo ko imana usigaye ubunga wamwumvishe amusori mwemeje gufata y'umunsi wagiye ariko kwanduza nisi misi umuguzi wagiye cyaba n'imico urasagira kuva mu mwaga umuntu uzi urabomora ibaze we niga nkanjye bro niga nkanjye bro ibaze nk'akaboyi yangiye inyuma uruntu rw'urugabo wazagera ugahana urufonse rufonse ariko n'umwana mwiza nuko twanyuze tutamusuhuje kambasuhuze ajya mujene yitwa umwe bashinjaga ibintu ngo jire na jine nopenda wateva mani umujene wabangore wasenye ngo kuko ya jine nopenda yitwa nde uri wabyinaga muri stade mani ariko kubyina utuntu tw'inyuma nk'utw'abakobwa semuhungu semuhungu ako n'umwana mwiza wongeye semuhungu ndamufana ni ukuri pe bamubwire semuhungu akazuba tonera hamwe na tinga respect y'iki utanga umunsi wagiye mugira ibi ariko semuhungu ntabwo abarirwa muri abo ngabo kubera ko semuhungu ni umupfakazi umupfakazi gute ntabwo byari ngombwa uyu mugabo we yarapfuye yitabye imana shabu ariko ngiye semuhungu ndamufana kuko amagambo yose avuga uzabicunga ubyumva afite ubwenge pe kurusha na bariya bandi bose uri wowe gutekereza surinde wo kuvuga ngo umuntu afite ubwenge oya ubwenge se bupimira mu magambo niba ari umudiaspora semuhungu ari kuvuga ukamuzana wa muco ufite inda nini uri kumva n'umutwe bahagaze bari kuvuga Kasuku uretse gato umujene bita disikirema yakatse Kasuku aravuga ngo ubundi ngo njyewe ngo ntabwo nahangana n'ingurube
ngo ingurube ngiyo muhanganye ngo imaze kwivuruguta mu byondo ngo igusiga ibyondo ngo kubera ko ingurube ngo kwivuruguta mu ngo kwivuruguta mu byondo ngo n'utuntu ngo iba yumva nta kintu gitwaye ngo rero ngo kugira amahangane n'ingurube insiga ibyondo ngo kandi iyo ntigire ikintu ihomba ngo ingurube ngo nta kintu ihomba umuntu umenyera Kasuku mane mu bantu ugenda inya Kasuku abona Kasuku arakwataka ariko ariko ntabwo utinya kubera iki yataka umuntu wamwiyenjeje ntabwo yataka umuntu utamwiyenjeje ariko shaho ibintu yakoreye nubwo waba wamwiyenjeje iyo agiye kuvuga mane ntabwo aridagiye akubwiza ukuri ariko ntabwo aridagira yego akubwira kuri mere wawe mani ngo aratukana ndetse aratukana ubundi kontenti za Kasuku ni nziza pe zubaho ariko ntabwo yakabaye azanamo ibintu by'ababyeyi umuntu ntabwo tukagusesereza ku babyeyi ibi n'ibi uzarushaho gukomereka ntabwo uzumva ko kwa kuriya guhaye ari ukwanyako kandi yazanyemo n'ababyeyi bawe familiye niyo kubahwa niba umuntu ushaka kumushishura yagukorera ibintu bishishe ku giti cye ariko nanone base ahubwo ajye yataka abantu bafite umutwe ukomeye nkawe reba ejo bundi ibintu akorera kwezi umuntu nta kabuno nta mutwe ungana kuriya umwicayeho kidi bamwicayeho izina ry'Imana arabona reba cya gikweta cyambara gitukura iyo cyambaye ubona ari igikweta gusa iki ni kintu afite ni direde aba ari igikweta na direde mureka amabwira Kasuku umuvuga n'akanyoni mushito shamani hano uriyo ngo kwambara gutya ngahita mbona umutwe wawe nk'uwagasuka noneho byakurikira kuri nyakubahwa Kasuku no umva akantu cyakoze yakobo mirango yerembwa ngo ni fina tunga ngo fina tunga uriya we guys uvuzemo ibintu bya fina tunga ntituziranye ntidushaka no kukwinjirira mu buzima ariko ugomba guhereza u Rwanda icyubahiro kirukwiye ubuyobozi wacu kamuha icyubahiro kirukwiye kuko kwifata ukajya kuvuga ibigambo hari barabara ngewe iyo nitegereje fina tunga mbona hari ikindi kintu kimukoreramo afite ihungabana rero ntabwo ari ihungabana ibaze kuba utagiye pressure y'ibintu bibi uba warakoze bikakurwaniramo mo imbere warabuze ukuntu bishira hanze warangiza ukaza umugani wa Kasuku hari abantu batajyaba mu musoge umugani yamba bishaka fiba tungawe umva afite amagambo akari meza urewe ni mugore kandi aranakuze pe afite n'undi mugore nawe bakorana ariko nimenye batanaziranye ariko bahurira ku mbuga nkoranyambaga umwe avuga undi avuga ariko uwo wundi nuko mwibagiwe n'izina ubwo rero runini cyane rumeze ukuntu bababoneye agazina keza mani zirana ingagi zaturutse pariki ngo ni ibigarashi oye we ingagi ntabwo bashobora ahubwo banakubitwa kanica oya ingagi bararutwa n'ingagi mbese waza gusabye ubuyobozi bw'igihugu watugejeje kuri buri kimwe cyose ukaza ugafata abanyarwanda bagenzi bawe uvuga ururimi rwabo urasa nabo warangiza ukabafata ukabandika ku musozi ukavuga ngo in the mind bafite ikibazo gikomeye ahubwo mu minsi iri imbere uzasanga barimo kwiyamura ubusa bari kwerekana ukuntu imibiri yabo iteye nibyo bisigaye niba yarakoze biriya ni iki kindi asigaye ikiro cy'isukari tukinyweye mu njye ntabwo munyweye bande bamaze amacupa 5 y'igikoma bivuze ko turi gushyiramo isukari n'amavuta umuntu uzanyura hafi yo mu rugo agasanga agatera kanditse azamenye ko ari akanjye ubona ahantu nemere kanyara mu buriri nari ndi kwikinira aje kudusura biba ngombwa ko murwara abashyitsi benshi noneho hari abashyitsi benshi Kavuna arara muri salo uracyo dusangara Kavuna byagenze gute iyo amaze kunyara agenda akazana itasi igikombe cy'amazi yarari gukoroka kati okay still Rory ntabwo cyane ntuzabishyiremo nyabona utazadusubireza umuhungu mani ndi umujene bro ikindi kandi ndi single ndi searching bro ukeneye ntabwo mfite ko mani nkeneye nta bantu bari kunsacira wese uri kubasaci ahubwo nibutse na babandi disi rwose nje ndi gusacira baba bafite iyerekwa hari abantu bafite iyerekwa kuri muhozi ndahari I'm ready nawe uri single igosha bajya baza bakabyandika muri commenting ariko
twiteguye rwose n'umugiki ariko mu minsi iri imbere yewe hari abantu babashuke ikiraro munyura kuri nge n'uyu nguyu ninjye yanyuzeho yanyitwayeho nabi guys ngo umuntu ushaka muhoza akavuna mwumvira niba muhoza ari muzima ameze neza yego nge ndamuzi woje original ariko ntabwo tuvuze ibitego bivuze ngo Kavuna nk'umusitari arasoboye umuntu ushaka habaye nk'indwara ndamuzi by'indani ndamuzi nyine ushaka gutambutsa iryo yerekwa yaca kuri kuri manager Kavuna arabyiyemereye ndamuzi n'umwana mwiza ndamuzi by'indani ndamuzi mw'indani itonde untake nitonze ariko ndamuzi mw'indani mw'indani uhaze imbere indani umutima umwoyo umoyo na bibiliya yarabivuze imbere mu mutima we mariya ati icyababwira ko mesiya yankuye nyabura nduguyu yangiriye yamenaguye umutima uyu rero nawe aramuzi mw'indani mu mutima wa muntu tugarutse kwako kantu Yesu Imana ikunda abanyabyaha akanga icyaha ntugute ujyana ko icyamutewe yakizaga iki indaya yakizaga indaya arangije indi muririra ku maguru ntiyayitera ariko impamvu yamubwiye tugiye kubabaza ikibazo ngo hari imbeho sibyo abona ko arangije sha uretse aratega baramukarabye none hari imbeho bamusiga amavuta y'igiciro ko oya ariko nibyo umugabo nyaminaga Kavuna afite umwana w'umukobwa burarega twebwe turi abana b'Imana kandi Yesu niwe Mana uri kumva abonye ko gute mbere na mbere hariho ijambo we yahoranye n'Imana kandi ijambo we yari Imana sibyo ngo nuko ngo jambo yigira umuntu araza abana natwe bishatse kuvanga Imana niyo yihinduye umuntu ivukira mu muntu tena iza kuba kubera iki mirongo yo muri Bibiliya yabivuguruzanya aho hose Bibiliya irambwira kuvuguruzanya se gute Yesu ageze ku musozi wa Sinayi ararira cyane abiri byavanze n'amaraso arimo ngo Mana iki gikombe cy'indege kandi ari we Mana yes ubu none oya